benshi baramamagaraga batangira kuburira nkabwira ngo ya Tom ntabwo yapfuye ahubwo yatabarutse kuko atashye azimana. Ijambo rirambwira ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Ndashima Imana ko namaze kumenya Yesu, kandi namara kumenya umwami wanjye n'abana banjye bakaba batangiye kugira bate kumenya ko Imana ari byose ndetse ikiruta byose ubugingo buhoraho. Ndahamya neza ko Tom yampaye gukomera, Tom yampaye imbaraga, nzi neza ko aho yagiye nzamusanga. Nkaba nshimira abantu batubaye bugufi, ababanye nawe South Africa bakaba bamugejeje aha ngaha. Ejo amaze kumubona mu maso yanjye mukubise amaso nazamuye amaboko nshima Imana. Sinarimbiza ati ndarwaye mu nda, ndwaye cancer. Ntabwo waje ku rusengero inanga kujyana pastor akagusengera. Arambwira reka mbanze ngende ndebe umugore yari narambwira reka mbanze nge muri Afrika y'Epfo hanyuma nze Kampala. Aranje arambwira ati ngiye kuza. Anyohereza amafaranga arambwira booking a hotel for 7 days. Araza mujyana kwa pastor aramusengera. Pastor arambwira turakize subira mu biro baguchecking. Yanga navuye n'inaha aranshaka Kampala. Araza arambwira numvise ko wakijijwe. Ariko araza hari abantu bazi Kampala, hari abantu bita Rubaga Road kuri Hanezi niho yararaga. Rero kwera nari narakijwe atarakizwa nkabona ubuzima arimo nkabwa aho ngaho navuyeyo ho waruzi ubu narakijwe ndi muntu w'Imana. Nkabwa ariko ndagusengera. Yangu ije kuvugaho kamvugo wa filime eminota 2. Twasobanyaga agafilime, asobanura agafilime abantu baramumenya. Ariko ikintu cyo nari nzi kuri Yanga uwa mbere n'ubu he was a humble man. Ntabwo yashaka kumenyekana. Rest in peace, Yanga. Uzahora mu mitima yacu. N'abandi mukomeze mucane amatoroshi yanyu y'amatelefone. I don't know what to say. Yanga navuye n'inaha aranshaka Kampala. Araza ambwira numvise ko wakijijwe. Ariko araza hari abantu bazi Kampala, hari abantu bita Rubaga Road kuri Hanezi niho yararaga. Rero kwera nari narakijwe atarakizwa nkabona ubuzima arimo nkabwa aho ngaho navuyeyo ho waruzi ubu narakijwe ndi muntu w'Imana. Nkabwa ariko ndagusengera. Rero aranje arambwira ati ariko warahindutse. Ahita atangira kumwira Emma warahindutse.
umuntu narenzi nagari wowe atangira kumamagara akajya mamagara cyane akamwana aje kubona. Ariko ibyo byose bigiye kubaho abantu baraha cyane bumuvuga ngo abasore ngo abasitari. Reka mbabwire ndi umusore. Ubusitari bwa mbere ni ukumenya Kristo, ntibazakubeshya. Icyo ngiye kukibabwira nta kindi nahindura. Ubyakire cyangwa ubyange. Aya magambo mvugira ahangaha rimwe uzaba uhagaze imbere ya Kristo yakubaza. Umusitari wa mbere ni Kristo. Yavuye mu isi mu ijuru aza kwisa aragupfirira. Umuntu wese na Bibiliya iravuga ngo umuntu umwe yakiriye agakiza haba rejoice in heaven, haba kwishima. Uyu Yanga nagatandukanye n'umuntu w'umukene mu giturage. A soul is a soul. Sinzi mu Kinyarwanda bakita umuntu n'umuntu. Imbere y'Imana nta mukire nta mukene ntaki. A soul is a soul. Yanga ugiye kuvugaho kamvuga wa filime iminota 2. Twasobanuye agafilime, asobanura agafilime, abantu baramumenya. Ariko ikintu cyo narinzi kuri Yanga uwa mbere n'ubu, he was a humble man. Ntabwo yashaka kumenyekana. Nubwo twagenda akavuga baveho sinshaka ko bamenya. He was a very humble man. Icya kabiri yari umugabo w'ukuri. Umukozi ikosa abwira Kadugara ukoze ikosa, iryo ni ikosa. Icyo muzi atarakizwa niko yaramera, akijijwe niko yarameze. Ibintu bye byabaga straight, Yanga gapanya. Watangira kubikora gutya akabyanga. Icya gatatu cyo muzi yagiraga urukundo. Agasanga abana, agasanga iki mwajyana. Yo nagiraga i Kigali, geze gutya akanshyira modoka ye kugeza nsubiye. Sinarezi taxi. Kuva nsubiye akanshyira modoka akambwira fata icyo ushaka. Ubundi sinkunda sauna. Akanjyana muri sauna ngeze ngenzi ukunda. Akanjyana avuga tugende umunsi umwe ndibuka yanjyanyo sinzi niba ari kugishusha. Anguriza inyama mbisi ndazirya mu nda harandya. Murazizi sinzi uko bazita inaha. So ni ibintu byinshi bindibabwiye muri muraseka ariko that is the love for me. Yarankuze cyane. Kamvuge ku Yanga ukijijwe. Byari 2019. Arambwira yari muri Afrika y'Epfo ahitamo amagambwa urabizi ko ndwaye 2018 ngira. Uzi ko ndwaye nabwo sinarimbiza ati ndarwaye mu nda, ndwaye cancer. Nambwira waje ku rusengero nanga kujyana pasi akagusengera. Arambwira reka mbanze ngende ndebe umugore yari narambwira reka mbanze nge muri Afrika y'Epfo hanyuma nze Kampala. Aranje arambwira ati ngiye kuza. Anyohereza amafaranga arambwira booking a hotel for 7 days. Araza mujyana kwa pastor aramusengera. Pastor arambwira turakize subira mu biro baguchecking. South Africa arambwira ngo iyo bakuvanye bizamini babijyana iminsi 3 asubira baramuchecking. Abaganga baribaza cancer yari mu mubiri wose yagiye kuko nayo tubona. Rero aragaruka nibwo yaje yari yarahorose yarashize asubiraho Imana iramukoresha ibyo byose murabizi. Ejo bundi arambwira ndi muri Afrika y'Epfo namaze asiki ati ndarwaye. Namaze ase n'iki. Yanga n'umuntu utakunda kuvuga. Yari umuntu w'amabanga cyane. Ufite amabanga ye yakubwira cyane akakubwira ibintu byinshi. Ariko ikintu yambwiye nshaka kubwira abantu baraha. Yambwiye ibintu bitatu. Arambwira ati Kaduga. Ubundi ntabwo yanyitaga Kadugara ubu ngubu yanyitaga Kaduga. Akambwira ariko wibuka ko Imana yamamagaye ati yego. Uzi ko buriya butaka nabuguriye Imana ati yego. Ati naba nahari naba mari buriya butaka n'ubw'Imana. Uzasigara wese azakorera Imana. Ibyo si nta kintu nabivuga ni bya family. Ayo magambo yarayambwiye ati buriya butaka nabuguriye Imana. Ugomba gukorera Imana. Icyakabiri arambwira Kadugara ibintu nakoze ndagusaba uzabikore uhagarare. Ikintu yakunda kumbwira akambwira ati abantu bazaseka bazakora iki ariko korera Imana imyaka yawe usigaranye. Rero icyo ngiye kubabwira icyo nasabaga buri muntu uraha
nasabaga muhagarare bishimire Imana ubuzima bwa Yanga arangije neza. Nasabaga muhagarare ikaduhaguruke twese. Washimira Yanga mwese muraha kubera ko hari impamvu mufite muraha ko yabakoreye. Imana yamukoresheje kubashimira. They can sing. Lord, I thank you for the life of my brother Tom. Lord, I thank you because you're good God. You're God of grace, you're God of mercies. Father, we are celebrating the life of my brother. I pray, Lord, that anyone on this platform or on this ground, may you save one person on this ground, that you bring 10 times what Tom would have brought to the kingdom. I pray, Lord, that you bless everyone here, Lord. I pray that their soul, they will come, no man or woman on this ground will go to hell. I pray for their salvation. Holy Spirit may fill them. Holy Spirit may you touch them. I refuse every form of destruction upon their life. Father, I pray, Lord, that you touch them. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mani baumugisha. Murakoze cyane. Nge nakoze sashka muri pediatri naho havagamo imirambo. Sari ya pediatri ukabona baramanuye muri morgue. Imyaka 5. Iherezo ry'umuntu ntabwo rigendera ku myaka bene data. Rubyiruko muri hano. Ntabwo ari kubatera ubwoba. Ariko ikiza no kumenya Imana. Ntabwo bigombera ntabwo ngo n'umukecuru n'abakecuru n'abasaza reka da. Iherezo ry'umuntu iyo ryageze ntabwo rigombera imyaka. Kabiri. Iherezo ry'umuntu iyo ryageze ntabwo rigendera ku byo atunze. Nabonye abakire bapfa bamakuza baragiye barubangura baragiye basize amateka. Iherezo ry'umuntu yagira busarurwa yaje atwara icyo ashaka. Reba umuntu wahinze nk'ibigori yagiye guca ikigori ndetse anareba icyiza aca ibigori ashatse. Ntabwo ikigori cyamubaza ngo mbese ni ukubera iki. Reka da ngiryo iherezo ry'umuntu. Icya mbere iherezo ry'umuntu ntabwo rigendera ku myaka. Kabiri iherezo ry'umuntu ntabwo rigendera ku byo atunze. Umunsi umwe nari harasashika muri sale muri pavio hari umugabo wari urwariyemo yararwaye ibyo bita cirrhose. Indera tungigera hanga cirrhose wamwishima ubyimbisha. Abantu baramusuraga mu gihe cyo gusura bagahagarara muri koridoro bakagira hanze bakazamuka hafi kugera muri kaburimbo. Umuntu wari ukomeye mu bigaragara. Nakoraga muri sashika nkora muri pavio hariya. Abaganga bakomeye aba specialiste baminuje mu ndwara z'imibiri ntako batagize. Ibizame bohereza i Butare, ibizame bohereza hehe. Igitondo kimwe isaha imwe ariko isaha imwe umunota umwe umwuka urahagaze. Abaganga ntako batagize, abaganga ntacyo. No kuvuga ngo iherezo ry'umuntu nta